tubasuhuze inshuti mudahema kubana natwe, mumeze mute? Imana ikomeze kubaha umugisha. Aka kanya reka turebere hamwe ibyiciro bitanu by'abasore n'abakobwa bakoze ibishoboka byose bagatsinda ibigeragezo bagiye bahura nabyo, haba mu bijyanye n'akazi ndetse n'ibijyanye n'imyigire. Ntekereza yuko nawe ushobora kuba ufite ibyo uhanganye nabyo muri aka kanya. Uyu munsi ndagira ngo bano bantu batanu bakubere urugero, bityo nawe urusheho gufata ingamba zikwiriye. Kuri mikoro ni Justin Niyonsaba, reka tugirane ibihe byiza kandi tubashimira cyane uburyo mudahema kubana natwe n'uburyo mudahema kugaragaza rwose ko mudushyigikira mu buryo butandukanye, haba abaduhamagara, hari abakora subscribe, hari abakora share, hari abakora like ndetse na comment zanyu turazibona, bityo natwe tukumva turishimye kubera ko tubona neza yuko ibyo tubakorera bibashimisha kandi bigira aho bibavana n'aho bibageza, kandi burya natwe iyo mutwoherereje ibitekerezo biratwubaka. Uyu munsi rero reka turebere hamwe abantu batanu cyangwa se ingero eshanu zishobora kuba zadufasha kandi zikadushyigikira muri ubu buzima. Mu buzima bwacu bwa buri munsi abantu benshi bacika intege nyuma yo gutsindwa rimwe cyangwa se kabiri, nyamara ubushakashatsi bugaragaza yuko abantu barenga 80% bageze ku ntsinzi bakunze gutsindwa inshuro nyinshi. Bakagerageza bikanga, bakongera bakagerageza bikanga, ariko hashira igihe runaka ukajya kubona ukabona intsinzi ibagezeho cyangwa se ibyo baharaniye bibagezeho. Reka dufate urugero rumwe. Abashoramari benshi batsinda nyuma yo kugerageza inshuro hagati y'eshatu n'eshanu. Ni ukuvuga ngo nubona umushoramari mu gace k'iwanyu, ntuzagire ngo yaratangiye ngo ako kanya bihita bigera ku ntego cyangwa se ku cyiciro uri kubibonaho uwo munsi, ahubwo yaratangiye bwa mbere biranga, ubwa kabiri biranga, hafi kugera ku nshuro eshanu. Ugasanga ku nshuro ya gatandatu niho yageze ku cyiciro uri kumubonaho uyu munsi. Ikindi kandi n'abakinnyi b'imikino bakomeye hari igihe batsinda nyuma y'imyaka 5 ndetse kugeza no ku 10. Ni ukuvuga ngo iki gihe cyose igihe baba batsindwa baba bakora imyitozo. Usanga bakora imyitozo, batsindwa ntibacika intege, imyaka 5 igashira, imyaka 10 igashira, ariko ibi ngibi ntabwo bibabuza kwitoza, kuko kwitoza kwabo niko kubashishikariza cyangwa se kubategurira kuzatsinda mu byiciro biri imbere. Hariho abantu rero bacika intege cyangwa se bakitinya bakisuzugura, bakavuga ngo ibiriya ni iby'abandi, njyewe ntabwo biriya nabishobora. Iki gihe biba ari ukwisubiza inyuma, ndetse uyu muntu nta n'ahantu ashobora kugera, kuko bisaba gushyiraho umwete, bisaba gushyiraho umuhate. Murabizi neza yuko nta muntu utsinda urugamba atabanje kwitoza cyangwa se ngo atsinde urugamba atashyizeho umwete. Rero uyu munsi reka turebere hamwe za nkuru eshanu zifatika rwose z'abasore n'abakobwa batsinze nyuma yo kugerageza kenshi batsindwa. Aba ntako batagize, ariko baragerageje biranga, barongera biranga. Uyu munsi rero bakubera urugero. Niba uri umusore cyangwa se uri umukobwa, bakubera urugero. Niba uri umugabo cyangwa se uri umugore, nawe bakubera urugero, kugira ngo ibyo ukora byose ujye ubikora kandi ubikorane umwete, ubikorane ubunararibonye. Uyu munsi ushobora kubikora nabi, ariko ejo ukagerageza kubikora neza, ejo bundi ukabikora neza, ejo bundi ukabikora neza. Gutyo uko iminsi igenda yicuma, niko nawe urushaho kugenda usobanukirwa ndetse ukagenda ugera ku ntego runaka. Reka duhere rero ku nkuru y'umuhungu witwaga Eric. Eric yari umusore wigaga mu mashuri yisumbuye, ariko inzozi ze zari ukuba umuganga. Ni ukuvuga ngo yifuzaga kuba umuganga mu gihe azaba amaze gusoza amashuri ye. Ariko rero byaramugoye cyane, kuko nko mu mibare yatsinzwe ibizamini bya leta inshuro 3. Ni ukuvuga ngo yakoze ibizami bya leta, icya mbere aragitsindwa, arongera arasibira, icya kabiri aragitsindwa, arongera arasibira, icya gatatu aragitsinda, abona kujya mu mashuri yo kujya kwigamo. Ni ukuvuga ngo igihe cyose yageragezaga atsindwa, ariko ku nshuro ya gatatu yaje gutsinda, maze abona kujya mu mashuri amwemerera kuzaba umuganga. Yamaranye imyaka 2 rero, yamaze imyaka 2 yongera kwiga amasomo atamugoye. Ni ukuvuga ngo yamaranye imyaka 2 yongera kwiga amasomo atamugoye,
kuko iyi myaka ibiri yagerageje kuguma agenda afatamo experience, bityo agenda atera intambwe mu mikorere ndetse n'imikoreshereze y'ubumenyi ndetse n'ubwenge. Yakoraga amasaha 6 ku munsi yisubirishamo amasomo kugira ngo ahari byibuze atazongera gutsindwa. Abantu benshi rero baramusekaga bakavuga yuko atazabishobora kubera ko inshuro zose yari yaragerageje byaranze, ariko Eric yarakomeje. Ku nshuro ya 4 yabonye amanota 78 mu bizamini bya leta, maze uyu munsi Eric ni umuganga uvura abantu barenga 30 ku munsi. Isomo rero dukwiye gukura kuri Eric, gutsindwa ntago ari iherezo ahubwo ari intangiriro yo kwiga kurushaho, kuko uko umuntu arushaho gutsindwa niko arushaho kugenda atera intambwe atera intambwe atera intambwe. Inkuru ya kabiri rero yatubera urugero ni inkuru y'umukobwa witwa Aline wagerageje ubucuruzi inshuro enye zose. Aline yari umukobwa ukunda ubucuruzi nk'uko wenda nawe ubukunda, wowe ukurikiye kino kiganiro nawe ushobora kuba ukunda ubucuruzi. Uyu nguyu Aline yari umukobwa ukunda ubucuruzi, ariko ubucuruzi bwe bwa mbere bwarahombye. Yacuruje bwa mbere igishoro cyari 100,000, igihombo cyaje kuba 100%. Ubwo ni ukuvuga ngo amafaranga yose yashoye yaje gushya, byandi bya za mvugo z'iki gihe. Ni ukuvuga ngo yaje gushya, ibintu birarangira. Noneho ubwa kabiri yaje gushora 200,000 aza kugira igihombo cya 70%. Murumva ko naho bitamugendekeye neza. Ni ukuvuga ngo 200,000 yaje guhomba rwose 70%. Murumva ko nayo ari amafaranga atari make. Ubwo ni ukuvuga ngo 200,000 yasaguye duke, yasaguye 30% yonyine. Yaje kongera aragerageza ntiyacika intege, aza no gushora ku nshuro ya gatatu. Ku nshuro ya gatatu yashoye 300,000, igihombo cyaje kuba 50%. Ni ukuvuga ngo yarashoye 150 byose birahomba, asigarana 150. Ariko murumva ko uko yagumaga ashora ahomba niko igihombo cyagendaga kigabanuka, kubera ko mu gukora kose yagendaga yigiramo ubwenge n'ubumenyi bimufasha kuba yamenya neza aho igihombo kiri. Abantu benshi rero bari bamaze rwose kumubwira ko atari ubucuruzi cyangwa se adafite amaraso y'ubucuruzi, ariko rero ntago uyu Aline yacitse intege, ahubwo ku nshuro ya 4 yatangije ubucuruzi bwo kugurisha imyenda. Nyuma y'umwaka umwe yaje kubona inyungu ya 1,200,000, abakiriye barengaga 500. Isomo rero dukwiye kwigira kuri Aline, gutsindwa inshuro nyinshi bigufasha rwose kwigira ku makosa y'ibyabanje, bityo wakomeza utacika intege ukaza kubona rwose umusaruro warikubye. Reka tugere ku rugero rwa gatatu. Ni inkuru y'umusore witwa Patrick, yatsinzwe akazi inshuro 20 zose. Uyu musore watsinzwe inshuro 20, ni ukuvuga ngo yaradepozaga agatsindwa inshuro 20. Dore ukuntu byamugendekeye. Patrick wari uyu musore wize ibya computer science, ntekereza ko namwe harimo abagiye babyiga. Yaje kurangiza amashuri, yatangiye rero kujya asaba akazi. Yasabye akazi inshuro zigera kuri 20, yaje guhabwa interview 7, yangiwe inshuro 19. Ni ukuvuga ngo murumva inshuro zose yagiye atsindwa. Gusaba akazi inshuro 20 ntabwo ari ikintu cyoroshye. Abenshi rero bari baramubwiye ko nta mahirwe afite, ariko yakomeje rwose kunoza CV ye ndetse no kwiga ubumenyi bushya bugezweho, maze nyuma y'amezi 8 yaje kubona akazi muri kampani ya tekinoloji. Uyu munsi ahembwa amadolari 1,200 ku kwezi, kandi ayobora itsinda ry'abantu 10. Isomo rero dukwiye gukuramo, gutsindwa kenshi ni igihe cy'urugendo rwo gutsinda, ntabwo ari igihe cyo gucika intege ngo umuntu yiyange yumve rwose ko nta kintu ashoboye. Reka turebe noneho ku mukobwa witwa Diane. Diane yatsinzwe amarushanwa ya siporo inshuro nawe nyinshi, kuko Diane yakundaga siporo ndetse no yo kwiruka, ni ukuvuga ngo yirukanagwa ku masiganwa y'amaguru. Ariko rero mu marushanwa ya mbere yabaye uwa 12 mu bantu 12, ni ukuvuga ngo yaje apfuka umwanya wa nyuma. Mu marushanwa ya kabiri yaje kuba uwa 8, mu marushanwa ya gatatu yabaye uwa 5. Ariko nyuma y'imyaka 3 y'imyitozo yaje kuba uwa mbere mu marushanwa y'intara. Uyu munsi akina mu ikipe ikomeye,
isomo rero dukuramo ni uko gutsinda bisaba igihe n'imyitozo ihoraho. Ni ukuvuga ngo ntago utsindwa ngo ugende wicare ngo uvuge ngo ubwo birarangiye, ahubwo bisaba imyitozo ihoraho kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Reka dusoze n'urugero rwa gatanu. Ni inkuru y'umusore witwa Samweli waje kugira icyo yita YouTube channel. Buriya ku bantu bashinga YouTube channel ni ibintu biba bigoye cyane. Niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe uru rugero kugira ngo nawe niba ufite wenda channel, YouTube channel, umenye neza yuko ibi bintu nawe bishobora kukubaho kandi bishobora kuba byagufasha muri ubu buzima. Samweli rero yashakaga gukora YouTube channel. Channel ye ya mbere yashyizeho video 30. Izi video 30 zaje kugira views 100. Channel ya kabiri byaje kurangira ashyizeho video 50 agira views 500. Ariko abantu benshi baramusekaga bakavuga ko ntacyo rwose azageraho, ariko uyu musore Samweli yakomeje kwiga uko YouTube channel ikora, maze kuri channel ya gatatu mu mezi 6 gusa yaje kubona abasubscribe 50,000 agira na views 1,000,000. Ahembwa amafaranga amadolari 1,500 ku kwezi. Isomo rero dukuramo nuko gutsindwa ni ishuri ryo gutsinda. Umwanzuro rero twafata, izi nkuru uko ari 5 zitwigisha ibintu 3 by'ingenzi. Gutsindwa ni ibisanzwe, abantu benshi batsinzwe mbere. Kandi kwigira ku makosa ni ingenzi kuko buri gutsindwa kose kukwigisha ikintu gishya. Kwihangana bitanga umusaruro. Imibare yerekana ko 90% by'abantu batsinze mu buzima bagerageje inshuro nyinshi mbere yo gutsinda. Bityo rero niba waratsinzwe uyu munsi ntucike intege, ahubwo ugerageze nanone, ejo ushobora kuzaba uri uwa mbere cyangwa se ari wo munsi wawe wo gutsinda. Niyo mpamvu udakwiye kwiheba ngo wigunge. Reka tubashimire inshuti mudahwema kubana natwe. Uyu munsi twareberaga hamwe ingero zitandukanye z'abantu bagiye bakora ibintu by'ubutwari bagatsindwa kenshi ariko nanone ntibacike intege. Nawe rero niba waragerageje bikanga, rwose ndakwinginze ugerageze, ukomeze, wongere utangire. Hari igihe kizagera ugere aho ugomba kugera. Reka tubashimire inshuti mudahwema kubana natwe. Niba ukunda ibiganiro byacu ushobora gukora subscribe ugafungura n'inzogera niba uri mushyashya kuri iyi channel, kandi ukareba ahanditseho notification ukahakanda. Ushobora no kureba ahanditse like ukaba wahakora ukahakanda, ukatwandikira igitekerezo muri comments, kandi ushobora gusharinga kino kiganiro ku nshuti zawe. Mukomeze mugire amahoro. Yari Justin Niyonsaba. Reka tuzongere tubonane muri video y'ubutaha.